Hashize iminsi mike cyane idini rya ADEPR risohoye iri tangazo. Ni itangazo rwose rikubiyemo imyanzuro ikomeye cyane ku buryo abakristo basengera mu idini rya ADEPR batatinye kuvuga yuko idini rya ADEPR bashaka kurica burundu. Ni itangazo idini rya ADEPR ryisoreye ku giti cyaryo, ntabwo twavuga yuko ari igihugu cy'u Rwanda cyasohoye iri tangazo cyangwa se ubuyobozi bw'u Rwanda, ahubwo ni abahagarariye idini rya ADEPR bisoreye iri tangazo ku giti cyabo. Ngira ngo abanyarwanda benshi mwararibonye. Ni itangazo ryari rikubiyemo imyanzuro myinshi igiye itandukanye, ari nayo tugiye kugarukaho hanyuma turebere hamwe impamvu yatumye bafata imyanzuro nk'iyi ngiyi mu idini rya ADEPR, ku buryo hari abakristo bamwe bavuze yuko idini rya ADEPR bashaka kurica burundu. Unazengurutse mu gihugu cy'u Rwanda usanga insengero nyinshi zifunze cyane uyu munsi wa none ari iza ADEPR, arizo zifunze ku bwinshi, kubera yuko n'ubundi idini rya ADEPR niryo dini ryari rifite amadini menshi y'amashamikano hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Si no mu gihugu cy'u Rwanda gusa, nuzenguruka hirya no hino ku isi urasanga rwose idini rya ADEPR ari ryo dini rifite amashami menshi cyane agiye arishamikiyeho. Reka rero tubanze tugaruke ku iri tangazo hashize iminsi mikeya risohowe n'abahagarariye idini rya ADEPR mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ryateye abakristo b'abanyarwanda benshi ubwoba, bituma bibaza nimba koko idini rya ADEPR bashaka kurica burundu, ndetse bibaza n'icyo baba baragendeho bafata imyanzuro nk'iyi ngiyi. Rero kimwe mu byari bikubiye mu iri tangazo mbere na mbere ni uko mu idini rya ADEPR bifuza yuko umuntu wese uzajya ujya muri korali agomba kuzajya aba afite byibuze amashuri 3 ya segonderi, naho uzajya uyobora korali mu idini rya ADEPR agomba kuba afite amashuri 6. Ibi ngibi rwose ni ibintu byatumye abanyarwanda benshi babyibazaho ndetse banabigarukaho, babyibazaho cyane. Ibi ngibi ni ibintu bigoye, kuba umuntu uzajya muri korali agomba kuba afite amashuri 3. Ntabwo iri tangazo cyangwa se iri tegeko rirashyirwa mu bikorwa neza, ariko iryerekeranye n'uko uzajya uyobora korali agomba kuba afite amashuri 6. Ibyo byo nta kubishidikanyaho rwose, ni ibintu mu minsi mike cyane bigiye kuba byatangira, ndetse n'amakorali amwe n'amwe yatangiye kuba yakishakamo abayobozi bafite amashuri 6. Mu makorali yari afite abayobozi badafite aya mashuri. Nuzenguruka uyu munsi wa none urasanga abantu b'abakristo cyane, abantu bari bayoboye amakorali menshi cyane ya protesta cyangwa se aya ADEPR, ari abantu batari bafite amashuri menshi cyane. Ngira ngo niko biri hirya no hino hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Nuzenguruka hirya no hino niko uri buze gusanga bimeze. Rero ngo ikaze kuri YouTube channel ya Sam-G Official, kanda subscribe nimba ari ubwa mbere wageze, kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye, ndetse n'amakuru abagezweho hirya no hino hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, uko bwije n'uko bukeye, umunsi ku wundi, umunota ku wundi, isaha ku yindi, isegonda ku rindi, biba biri gucicikana hirya no hino, ya mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Icyo wowe usabwa ni ugukora subscribe, ahandi ntujyajye ucikanwa k'uyu muyoboro mugari w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ku makuru abavugwa. Ariko mbere na mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu cyangwa se ibikubiye mu iri tangazo, wowe iri tangazo ryasohotse cyangwa se ibi byemezo idini rya ADEPR ryafashe byo kuvuga ati umuntu udafite amashuri 3 ya segonderi ntabwo agomba kujya muri korali, cyangwa se umuntu ugomba kuyobora idini rya korali agomba kuba afite amashuri 6. Ibi ngibi benshi mu bakristo babyibajijeho, ariko baranatungurwa ku buryo bamwe batatinye kuvuga ati wenda ejo cyangwa ejo bundi noneho no kugira ube umukristo mu idini ugomba kuba warize amashuri. Ngira ngo koko unakurikije imyanzuro igenda isohoka uko bwije n'uko bukeye, urasanga turi kwinjira mu hantu hakomeye cyane. Ikintu bita gusenga kw'abantu ni ikintu kitari kurebwaho cyane, ni ibintu ushaka ko ureba cyane, usanga yuko bashaka yuko bigabanuka bitewe n'imyanzuro irimo isohoka uko bwije n'uko bukeye hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda amanywa ndetse nijoro. Nuzenguruka hirya no hino
hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda koko nk'uko biri, urasanga uyu munsi wa none insengero nyinshi cyane zifunze, ariko nabwo nuzenguruka ahenshi urasanga ari insengero za ADEPR, ndetse urugero rukomeye cyane kugira ati nawe uhita ubibona n'amaso yawe nureba ahantu uri uyu munsi wa none. Ni insengero zingahe zifunze za Katolike? Ni zingahe? Urasanga ari nshya cyane ndetse ari hafi ya ntazo. Ni insengero zingahe usanga zifunze za Anglikani? Naho urasanga amadini menshi ya Anglikani afunguye, ndetse uyu munsi wa none barasenga ndetse neza cyane. Nuzenguruka mu gihugu hose urasanga ndetse nta misigiti y'abayisilamu ifunze nayo. Nuzenguruka muri Protestant urasanga ari insengero nyinshi cyane zifunze, ndetse n'amadini menshi y'amashamikano. N'amadini twavuga yuko afunze uyu munsi wa none ya Anglikani ni bwa budini bw'ubushamikano bwari bwarabaye bwinshi. Insengero zo nk'uko zafunzwe ntabwo ari itegeko ryavuye hejuru ku bakuru b'insengero, oya ni itegeko ry'igihugu ryasohowe, ni umwanzuro wafashwe n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma insengero nyinshi cyane hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda zirafungwa. Ese wowe nk'umunyarwanda ukomeje kubibona uko bwije n'uko bukeye gute ko ibintu bikomeje kuba kintu by'abantu benshi babyibazaho? Nureba neza uyu munsi wa none ifungwa ry'insengero, bamwe mu banyarwanda hari abatari bagiye babitindaho bavuga ati koko ibi ngibi nibyo, insengero zari zimaze kuba zaba nyinshi, ariko nabwo ku rundi ruhande barazifunze ariko nabo bafunga nyinshi cyane, ku buryo nabwo wasanze biba ngombwa yuko ibintu bigoye cyane. Abanyarwanda benshi bifuza aho bazajya bajya gusengera, wenda nk'abasengera mu idini ya Pentecote muri ADEPR, ugasanga babuze aho basengera bitewe n'uko insengero zabagiye kure, aho usanga hari urusengero rufunguye ruri kure cyane, ku buryo usanga hari bamwe kugerayo bibagoye cyane. Bityo rero ugasanga ntabwo bajyayo. Njyewe niyagiyeyo ajyayo rimwe na rimwe, ibyumweru byose ntabwo ariko yajyayo, cyangwa se iminsi yose ntabwo ariko yajyayo. Rero ibintu bikomeje kuba kidobya hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda uko bwije n'uko bukeye. Ikintu bita umukristo mu idini ya ADEPR ni ikintu rwose cyashyizweho ingamba zikomeye cyane. Naho muri ADEPR rero rimwe mu itegeko rimaze iminsi rigiye hanze ni iry'uko umuntu wafunzwe igihe kirenze amezi 6 ndetse akaba yanakatirwa n'urukiko atemerewe kuba yagira inshingano na zimwe ahabwa mu idini, wenda nko kuba yayobora korali cyangwa se nko kuba yaba pasiteri. Ubumenyi bwose yaba afite igihe cyose afunzwe igihe kirenze amezi 6 rwose ntabwo azajya aba yemerewe kuba yahabwa inshingano mu idini. Nka kwa kundi umuntu wafunzwe igihe kirengeje amezi 6 akaba yakatirwa, ataba yemerewe kuba yajya mu gisirikare. Rero no mu madini niko uyu munsi wa none ibintu bimeze. Reka nkubwire wowe twabanye, nkomeze kwifuriza ibihe byiza ndetse no kuvuga neza. Subscribe kuri uyu muyoboro mugari wa Sam G Official kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru.